abakunzi ba Noble Solutions namwe inshuti zacu turabasuhuje nanoza amahirwe imigisha Imana itanga ngo bijye bibageraho mwese kandi turongera kubifuriza ko imirimo mwerekejeho amaboko yose Imana izagituma ibahira mukagubwa neza. Gusa nanone turabwira inshuti zacu n'abavandimwe baba batari mu bihe byiza, ibihe byo kubabara, ibihe byo kutishima, agahinda ndetse no kubura ababoko ari igihe kimwe bizarangira. Igihe uzagera nawe mu bihe byiza, ni ikibazo cy'iminsi wumva uhumuye ntiwigirire nabi. Uyu ni Noble rero ugarutse nanone kugira ngo mubane muri cya kiganiro cyacu nk'uko dusanzwe tubikora. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru y'urukundo. Tugiye kuganira ku nkuru y'urukundo y'uwitwa Wendy ndetse na Paul. Tugiye kurijiramo mu kanya. Tubahaye ikaze kandi mutarakora subscribe, umwanya n'uyu rwose undi kubivuga wahita ukandaho kandi ugakomeza ukanumva. Ntabwo ikiganiro gagihagarara kandi subscribe ni ubuntu, nta kiguzi isaba. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi cyangwa se muri iyo nkuru y'urukundo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Ikaze. Murakoze cyane. Nkuko nari maze kubivuga rero, narivuze ko tugiye kuganira ku nkuru y'urukundo y'uwitwa Wendy ndetse na Paul. Ni inkuru twahawe n'inshuti yacu y'umuganga. Reka dutangire mwiyumvire ibyabaye kuri uyu muryango. Mfite inshuti yanjye y'umuganga, niyo yatangiye imbwira uyu mugore witwa Wendy ndetse na Paul. We yabamenye bafite imyaka 80. Ubwo ni Wendy afite imyaka 80, Paul afite imyaka 84. Ariko amakuru akavuga ko uyu Wendy ndetse na Paul baba baratangiye kwinjira mu rukundo bafite imyaka 20-24. Wendy afite imyaka 20, Paul afite imyaka 24. Ubwo niba bari bafite 80 ubwo bari bamaranye imyaka 60 babana. Kurumva ko bari barabaye abasaza ndetse n'abakecuru. Hanyuma rero we ajya kubamenya, ubundi yamenye Wendy arwaye indwara yitwa osteoarthritis. Kuvuga ndabona bitoroshye indwara kuzivuga, birumvikana ko ari igihe bigorana. Yamenye rero arwaye iyi ndwara, birumvikana ko yari no mu myaka y'izabukuru, kandi uko imyaka y'izabukuru yarushagaho niko ikibazo cy'indwara cyarushagaho kugenda kiyongera, bigasaba ko avurwa buri gihe. Rero niho yabamenye ubwo Paul yatangiye kujya amuzana kwa muganga kugira ngo amwiteho cyangwa se abashe kwitabwaho bihoraho. Twakomeje rero urumva nari mbaje kuvuga ibya mbere bibanza. Rero mu gihe atangiye kwivuza cyangwa se atangiye kuvurwa n'uyu mucuti wacu w'umuganga, nyuma y'ibyumweru bike by'ubuvuzi yatangiye kugenda yoroherwa. Ubwo ndi kuvuga Wendy ko wari urimo yitabwaho, ariko yagombaga kujya aza kwa muganga kenshi kugira ngo akorerwe isuzuma risanzwe, arebe niba bitazamutse cyangwa se bitagabanutse. Nubwo Paul nawe yari afite imbaraga nyinshi cyangwa se atarafite imbaraga nyinshi bitewe n'igihe yari agezemo kubera imyaka y'ubukuru, yari mumereye nabi, yarakomeye umutima kandi ntiyashoboraga kwigera yemera gutanga urukundo rwe. Ubwo bivuze ngo ntabwo yamurekuraga, ntiyamuvaga iruhande, ntigeze amuhana, ntigeze amuvaho, nubwo yari arwaye indwara imusaba imbaraga nyinshi zo kumujyana kwa muganga buri munsi cyangwa se bihoraho. Paul yagombaga gukora ingendo ndende kandi agatanga amafaranga menshi, ariko yangaga ko uwo ari wese amujyana cyangwa se amujyana umugore kwa muganga, ahubwo akabyikorera kuko yashakaga ubuvuzi bwiza ku mugore we, ari rwo rukundo rwe rw'ukuri. Birumvikana ko Paul yitaye ku mugore we aho kugira ngo agerereze undi muntu, nubwo yari afite imyaka myinshi y'ubukure imusaba gukoresha intege nkeya. Uko igihe cyagendaga gishira, ingaruka zikomeye z'indwara hamwe no kuba ubuvuzi bwaratangiye kudatanga umusaruro byatangiye kugaragara ku buzima bw'umugore wari we Wendy. Ariko inshuti yanjye yahoraga abona urukundo n'icyubahiro bagirirana buri umwe. Ubwo wa mucuti wacu umuganga yakomezaga abona Wendy ndetse na Paul urukundo bafitanye, ahantu hari urukundo birumvikana ko ruragaragara. Paul yahoraga acecetse, naho Wendy agasoma urukundo rw'umugabo we mu maso ye. Nta magambo bari bakeneye kugira ngo bagaragarizanye urukundo rwabo. Ku rukundo rw'ukuri ntabwo iteka rukenera ururimi ngo rwumvikane, ahubwo n'ibikorwa no kureba mu maso ushobora kurubonamo umuntu. Ubwo Paul ntabwo akunda kuvuga, Wendy we yarabyitegerezaga mu maso akabona urukundo, nta magambo amusobanuriye. Umunsi umwe ubwo inshuti yanjye itari kibona ya couple ya Paul na Wendy, yahamagaye Paul nk'igice cy'ibisanzwe
kwa kundi umuganga akurikirana ubuzima bw'umurwayi cyangwa se bw'abarwayi be. Nibwo yamenye ko wa mugore wandi yapfuye icyumweru cyari gishize kubera ibibazo byatewe n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Paul ubwo yabwiraga inshuti yanjye ibi mu ijwi ry'agahinda yaraturitse ararira. Nibwo bwa mbere mu mezi 5 inshuti yanjye yari imenye Paul yarize cyangwa ikagaragaza intege nke. Yaririye kuri telefone igihe kirekire, Paul ararira ku buryo bukomeye adashobora kwihangana. Nibwo bwa mbere ijwi rye ryagaragaje gutsindwa n'ububabare bwose yari yarahishe kugira ngo ahumurize umugore we. Icyumvikana Paul yazanaga umugore we kwa muganga ariko akirinda kugira intege nke imbere y'umugore we kugira ngo amukomeze atamuca intege. Uko guceceka rero yaracecekanye agahinda n'umubabaro by'umugore we yararwaye. Rero ahamagawe n'inshuti yanjye yaraturitse arira kwihangana biramunanira. Yabwiye inshuti yanjye uburyo urugo n'umutima we yumva biri mu busa n'uburyo atabasha gusinzira cyangwa se kurya neza. Paul gusinzira no kurya neza byatangiye kuba ikibazo. Umugore we ntiyari akiri kumwe nawe ariko yavuzemo uburyo akimukunda cyane kandi yifuza ko roho ye iruhukira mu mahoro. Ubwo bivuze ngo umugore wa Paul nubwo yari yamaze gupfa ntabwo Paul urukundo rwahise rugenda, ahubwo umutima n'ibitekerezo byaga byibere ku rukundo yakundaga umugore we. Inshuti yanjye ubwo yanganiraga iyi nkuru yambwiye ko nayo ubwayo byayibereye urugamba kwifata. Ubwo baracyari kuri telefone baracyari kuganira kugira ngo itarira kuko igeze guhura n'ikibazo cyo kubura umubyeyi wayo. Ubwo ni mama we. Inshuti yanjye igeze kubura mama we ndetse kabona uburyo papa we nawe byamugoye kuba muri ubwo buzima. Mu magambo yarambwiye ati byankoze ku mutima cyane. Natekereje uko abantu babasha guhangana n'ibyo bibazo bikomeye no kubona imbaraga n'umutima wo gukomeza kubaho nk'uko papa wanjye yabikoze. Inkuru ya Paul na Wendy ni inkuru y'urukundo rw'ukuri rutagira amakemwa kandi rw'ukuri rwimazeyo. My God. Rero iyi nkuru ya Paul na Wendy urumva ko barakundanye, bakundana imyaka igeze muri 60 ariko no mu gihe bari bageze mu myaka 60 urukundo rwigeze rugabanyuka, rwarakomeje rurazamuka kugeza ku rwego amurwaza nawe ubwe afite intege nke. Ubwo ni kuvuga Paul arwaza umugore we kugeza no ku rwego apfuye akumva ko abuze ikintu gikomeye. Rero hano nagerageje kwibaza ngo ubundi urukundo ni iki? Twese turebere hamwe, nawe uraza gutekereza utubwire ngo urukundo wumvisha ari iki. Urukundo rw'ukuri mbere na mbere ntirugomba kuba urw'abakundana bakiri bato cyangwa ngo rugaragarire gusa mu byo bakora byo kwerekana urukundo mu ruhame. Ntabwo icyo ngicyo ari cyo rukundo gusa, ahubwo urukundo birenze ibyo. Ikintu cya kabiri nabonye muri iyi nkuru nigiyemo cyangwa se nafashemo isomo rikomeye. Gukunda umuntu nta zindi kondisiyo bisobanura gukunda umuntu uko ari, uko yahoze ndetse n'uko azaba ari mu gihe kizaza. Ubwo aho harazamo iki rero? Kuko ubundi abantu bahora bahinduka. Iyo ukunda umuntu nta kondisiyo uzamukunda n'igihe yaba ahindutse uwo utemeranya nawe cyangwa n'igihe yaba ashaje cyangwa se arwaye. Imyaka igeze ku bantu byanze bikunze bagomba guhinduka. Imiterere, maso, niba yari afite itoto araza kugira iminkanyari n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Size kwa yanganaga birahinduka. Iyo ukunda umuntu biba birenze ibyo ngibyo. Yahinduka atahinduka urakomeza ukamukunda. Ahubwo urukundo ngiye ndi kubona ko byanze bikunze birenze bya bindi twajyaga tubona ngo umuntu ateye cyangwa se arasarya. Ikintu cya gatatu nabonye, urukundo rw'urukundo ntirwiteka ibyo ruzakorerwa, ahubwo ruhora rupanga rugena rushyiraho uburyo nabwo rugomba kugira ibyo rutanga. Kenshi muri iyi minsi uri gusanga ibijyanye n'urukundo cyangwa se n'inkundo bamwe bari kwirebera ibyo bagomba guhabwa, ariko urukundo rw'ukuri cyangwa se rutagira kondisiyo nk'uko ndimo ndaruvuga hejuru, mbonye ko rwita cyane kandi rugapanga ku byo rugomba gutanga aho kumara umwanya munini rutekereza ku byo rugomba guhabwa. Ikintu cya kane nanone nabonye muri inkuru urukundo nakuyemo, urukundo ni igihe imyaka 60 abantu bamaranye ibidahagije ngo bumve banyuzwe no kuba bari kumwe, ahubwo igihe cyose mu rukundo bivuze ko gihora ari gito
nyine nubwo mwamarana imyaka 70, nubwo mwamarana 50, nubwo mwamarana 10, igihe cyose iyo urukundo ari urwanyarwo, igihe mwamaranye cyose mubona ari gito. Ntawe arambiwe, ntawe uvuga ati ko rwatinze, oya. Ahubwo n'imyaka 60 Paul yarakirizwa nuko Wendy amusize, kuko yumvaga akimufitiye ubwuzu, yumvaga akimukeneye mu buzima bwe, mbese yumvishe hari ikintu abuze mu buzima bwe, kubyumvishe uko yakoresheje ijambo akavuga ngo numvishe harimo ubusa mu buzima bwanjye. Ikintu cya gatanu rero, ubundi iyo nsomye inkuru y'urukundo rw'ukuri nk'iyi, muranibaza uko isano yitwa urukundo ishobora guhuza abantu babiri mu buryo badashobora gutandukana, kabona nubwo baba bari mu bibazo bikomeye. Kenshi usanga ibibazo abantu bahura nabyo bituma batandukana. Umwe bavuze kanaka yatuvuze turatandukana, kuko kanaka yavuze kanaka mugenzi wanjye turi mu rukundo, ibi bikaba byabatera gutandukana. Ariko urukundo nk'uko turubonye hejuru, intambara izo arizo zose, ibibazo ibyo ari byo byose, ntabwo bitandukanya abantu bafite urukundo rwa nyarwo, ahubwo bakwiriye gukomeza kwambara imbaraga. Ikintu cya gatandatu rero nabonye muri iyi nkuru cyangwa se nigiyemo, urukundo ntirupfa n'iyo umwe mu barufite yapfa, ko rugumaho. Iki kintu kirakomeye, buri wese agomba kwitekerezaho, akwiriye kureba ese ubundi ngewe urukundo ndumva ese dufatane. Nawe waza kutwunganira, umwanya n'uwawe. Bye bye, Imana ibaha umugisha kandi iteka ryose mujye muhaha murongo.